Ibihe byiza reka twongere tubasuhuze mwese mudukurikiye muri kano kanya twizera ko mukomeje kugubwa neza nongeye kubaha ikaze mu biganiro bitandukanye bya IRIS TV ndetse nabashimira uruhare mugira kugira ngo tugumye twubake chaîne yacu Ngendi Jado twishime mu byukuri rero uyu munsi ni umunsi mwiza ndetse turanezerewe kuko twabashije kubyuka bigakunda reka tubishimire Imana arababyukanye ibibazo bitandukanye by'ubuzima mukomeze kwihangana kandi musenge mukore cyane kugira ngo ejo bizagende neza kuko ntago bihora ari bibi kimwe nuko bitanahora ari byiza isi yacu nikimeze n'ubuzima burimo imisozi ndetse n'ibibaya harimo n'ahamanuka birumvikana hazamuka bahagomba no kumanuka aka kanya rero turacyari muri cya cyumweru cyangwa se mu bihe bya hafi cyane y'umunsi twasezereyeho twishime Joshua ari we Jay Paul mwakunze abanyarwanda bakunze ari benshi ndacyaca hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu nkabona baracyacuranga indirimbo za Jay Paul ndacyari ibiganiro byinshi bivuga kuri Jay Paul mu byukuri turacyari muri cya gihe gikomeye cyo gukomeza kumuvuga no kumwibuka no kugaruka kuri byinshi yanyuzemo hanyuma rero ibushize Jay Paul agipfa ku munsi wakurikiyeho ijoro ryakeye uwo munsi ndabyibuka ari mu gitondo ku isaha ya 2:00 gutyo n'igice nibwo nahuye na Ariane twaraganira hano kuri IRIS TV tugirana ikiganiro gitari kirekire cyane twari tumufatiranya agiye kureba Jay Paul aho yari kwa muganga hategejwe gukora autopsy tuvugana byinshi bitandukanye namwe muza gutanga comment zitandukanye bityo rero byatumye tuvuga ngo tuzongera tugarure Ariane hano kuri IRIS TV tube twaganira bimwe mu byo mwagiye mwibaza bimwe mu byo mwagiye mwandika araza kuza abisubiza hano mu kiganiro mu byukuri Ariane numwe mu bakobwa bagaragaye ubwo hashyingurwaga Jay Paul ndetse umwamubonye yambaye na t-shirt iriho ishusho ye mu muryango baramuzi ari benshi bagiye bagaruka ngo Ariane nahahure na Jay Paul ngo tumuzaha byose rero mwibaza uyu munsi turaza kubigarukaho abasobanurire hari abo turi bunenge hari nabo turi bushime gusa ikiriho ikiruta byose nuko gukomeza umuryango wa Jay Paul wamaze kugenda dukomeza no kumuzirikana kuko yasize ibikorwa byinshi ndetse yasize abana yasize abagore mu byukuri ni byinshi tugomye kuzirikana reka rero aka kanya mwakire kuko turi kumwe hano hafi kuri kamera zacu nka IRIS TV ubundi tuganire byinshi birambuye nguyu rero Ariane kuri kamera zacu za IRIS TV tujye kongera tuganire nubwo bitari byoroshye yongeye kuduha umwanya kugira ngo aganirize abanyarwanda cyane ko hari imiryango minini hari inshuti nyinshi bakunda Jay Paul no mpamvu banditse comments zirenga 70 ku kiganiro twakoze ndetse cyarebwe n'abantu bagera ku bihumbi 14,700 hakaba ariko n'ahandi mwakibonye cyarengeje ibihumbi 100 hose ndi bujye muri comments zaho turasukura muri comments za hano Ariane reka mbanze mwakire ndakwakira none kuri IRIS TV Ariane murakoze cyane nakubwira komere ndi kubona ifoto ya twishime Joshua Jay Paul ku mupira wambaye nk'ikimenyetso kigaragaza ko kimufite ku mutima turabigushimiye cyane okay yawe gira mikro neza kugira ngo uyiyegereze kugira ngo amajwi aze kumvikana neza tuze kugira ikiganiro cyiza so nanjye mvuga rero komeza kwihangana Jay yatuvuyemo ku dimanche nibwo abantu benshi twabyemeye nkuko amaji yahoza bivuga ku munsi w'ejo nibwo twemeye ko koko Jay Paul yatashye ubwo twamushyiragaho itaka tukamusezeraho irusororo yaba mu rugo yarari ndetse no kugeza nyine ashyinguwe ibwo byose abantu barabibonye no kuri za social media Ariane wenda kubazi kwitegereza ari mu bantu nabo bagaragaye muri uriya muhango ubwo arabakubonye Ariane ku munsi wo gushyingura kuri wowe byari bimeze gute wumvaga umeze gute ese aricyo wabashije kuvuga kuri uriya munsi kuri njye uriya munsi ntabwo wari woroshye ndetse warankomereye cyane kurusha n'iya mbere yari yarabanje ko nibwo nabashije kumva ko nta ntege nkumva ko nyine hari ikintu cyahindutse mu buzima bwanjye so rero nyine uriya munsi ntabwo navuga ko nari meze neza yego okay nawe byanga bikunze ngira ngo wagize amahirwe yo kubona abantu benshi batandukanye batabaye Jay Paul kuko wari uhari
niki cyagusigaye ku mutima urebye uburyo byari bimeze, uburyo hari uruvunganzoka rw'abantu benshi bari batabaye, abahanzi benshi bahari, abanyamakuru benshi, watekereje iki ku mutima wawe? icyo natekereje buriya iyo umuntu yabanye neza akagenda ntawe yanduranyije nawe byanga bikunze ntabwo abura abamutabara. Ikintu nyine byanyeretse ni uko yari umuntu ukunzwe, ukundwa, yego. Yes. Hanyuma umusezeraho bwa nyuma ubwo basezeraga n'abandi bose, ngira ngo waramubonye bwa nyuma, donc mbere ukajya gushyingurwa, nicyo utekereza ku mutima wawe, wumvise umeze ute mu by'ukuri utatubeshye? Nakubeshye nawe numvise ari njye usigaye. Wumvise wamusangayo? Numvise nyine ubuzima ari sinzi, numvise ngize ubwoba nanjye ndavuga se ubu uko uyu muntu agiye ubu sinjye usigaye, yantekereza ibyiza ngomba gukora mbere kugira ngo tazaza bingwiririye. Okay. So Ariane rero impamvu nyamukuru wenda utwo tuntu wenda tujyanye n'umuhango wo kumusezera, utubazo dutandukanye tujyahabereye, donc tushobora kuza kudusorezaho, ariko nagira ngo tuze gukura abantu mu rujijo, kuko nabonye comments nyinshi ziri negative. Bamwe bavuga ati ntaho uziranye na Jay Paul urabeshya, bamwe bati tukuza hanaha tukuzi muri Crodor, abandi tukuzi Nyamata, abandi bakavuga n'amagambo atari meza. So reka wenda mbere yuko ng'umwanya ukaza gusobanura abantu mu buryo bwimbitse bakamenya isano wafitanye na Jay Paul, cyane ko urumva nta yindi mpamvu yari tumye hariya mu muryango, ndetse nta yindi mpamvu yari itumye wambaye uno mupira, ibyanga bikunze hari isano riri hagati aho ngaho kandi rikomeye. Rero icyo abantu bavuze, reka mbanze nyihereho cyo kuvuga ngo wayisuza muri interview umuntu aribwo akitaba Imana, aribwo akigenda. Mu by'ukuri yego, kundi ruhande bitewe n'uburyo umuntu abiyumva ibintu birashoboka ko ashobora kutabyakira neza, ariko nanone icyo bita media twe tugendera kuri cyane exclusive kikiba buriya niyo byari gushoboka Jay Paul tukaba twamugeraho akitaba Imana cyangwa se ari mu marembera yo gupfa. Media niko zikora, muzibona mu ntambara bari no gufata amashusho abantu barasana, ni byinshi bitandukanye. Media ubundi igenda na exclusive, twe tugize amahirwe tukamugeraho hakiri kare tukamenya amakuru mbere y'abandi, ubundi media bigomba gukora. Nitwe rero twamusanze mu rugo turamwaproachinga, biranamugora kubanza kuduha ikiganiro, ariko birangira nyine nta kundi kuntu byagenda kuko twamufatiranye kandi twari dukeneye amakuru yimbitse yihuse. Abantu mujye mubyumva, si ugushinyagura, si ukugira gute, ahubwo ni ukuba professional cyane bitandukanye nuko ushobora kumva ko atari professional. Mu by'ukuri inkuru ikiba ubundi ugomba kuba uhagerera ku gihe. So barara ko ngako reka ngira ngo kabanze kaveho, ubundi dukomeze na bimwe mu bibazo bindi ndi ugende nkubaza, ariko ngendeye mu mboni y'abakunzi ba Iris bagiye batubaza muri comments. Mbere na mbere hari abantu batemera ko ari isano wari ufitanye na Jay Paul mu buryo bwihariye, nicyo wababwira? Abo ngabo ikintu nababwira, ubu ngubu sina ngombwa ko banabimenya, kuko iteka umuntu utakuri hafi akumenya ari ukuri mu byago cyangwa ugeze mu bihe bibi. So rero ndumva kumenya ko nayo mfitanye isano nawe ndumva bitari ngombwa cyane, baba babishyize ku ruhande ahubwo bakareba abasigayeho bameze gute, bamerewe gute. Nicyo nababwira. Okay. Donc ubwo urumva bamwe banditse ngo uyu mugore wa Jay Paul suyu ngo ngabe ngo yarabatweretse. Mu by'ukuri aka kanya turi kuganira ariko no kugira ngo tumare n'abantu urujijo, donc ntago turi kugira ngo tubyamamaze cyangwa iki, ariko no kugira ngo abantu badukurikiye bashe kugira bashira amatsiko. Mu by'ukuri ntago ko umuntu yari afite umugore. Joshua ni n'umusilamu, yemerewe kugira abagore benshi batandukanye, yaba bisezerano n'abatari isezerano. Yemeye kugira inshuti, yemeye kugira umukunzi mu gihe abo bari kumwe bitagenze neza, ni ibintu bisanzwe. Rero Ariane ahangaha muri kubona aremeza ko nyine yari umwe mu bakunzi be, cyangwa se abantu umuntu wari babanye muri no minsi mbere yuko yitaba Imana, cyane ko anabyemeza yuko bajya no gufungwa, bari barafunganywe. So Ariane ntekereza ko icyo ngicyo wenda twakimaraho urujijo. By'ukuri ukuri nuko hanyuma arabagira bati tukuzi muri Crodor uri iki wabivugaho? Ese warahabaye hariya ni Remera, ushobora kuba warahambonye ncaho ngenda
kuko uretse naho ntago byavuga ngo niho nabaga cyangwa ngo hari ikindi kibi nahakoreraga. Hariya ni inzira nyabagendwa. Umuntu waba warahambonye wese rero ndamukomeje yumva atuje. Kereka ubwo niba yaranguriyeyo ubwo yaza muri komenti tukabivuganaho neza akambwira. Umuntu wavuga ngo wari indaya ari n'amagambo atari meza nyine akunda. Amagambo nkayo ubwo uwo muntu koko niba yumva bihagazeho afite proof nayerekana. Naye ndi tayari kumufasha. Yes. Aha. Abandi bati umuntu uri guseka donc umuntu yitabye Imana ese ubwo yamukundaga saga shinyaguro ntacyo bimubwiye ari kubeshya ari gushaka kwamamara. So icyo nacyo rakigarukaho kuko nacyo ni kimwe mu bantu bagiye bagarukaho. Ubundi kugaragaza amarangamutima kwawe uko wagaragaye unyuze mu gaseka ari abantu babonaga yuko cyangwa se batayibonye neza babonaga yuko nyine bisa nkaho bihabanye na situation wari urimo. Nicyo wabivuga wa Liane? Komeza agira mikro neza kuya. Icyo cyo guseka se uko nari nishimye uko nari mbabaye kandi burya iteka ntago umuntu ahora arira. Kuko hari n'igihe uririra umuntu we arimo kuguseka akibaza ati se nkuko numvishije comment z'abantu ati se nkuri ari kurira iki yararirizwa n'iki. That's why umuntu agomba kubabara rimwe na rimwe akababara. Njye nkunda kubabara njye nyine kuko ninjye muntu wimara agahinda cyane. Kuba rero nari ndimo kunyuzamo ngaseka buriya nazo n'imbaraga Imana yampaye kandi ndayishimira kuba itarandetse ncika intege cyane. So rero guseka abantu ntibabyumve nabi cyangwa ngo bumve ko ari agashinyaguro. Ni ibintu biza muri emotion z'umuntu bitewe n'uburyo abayeho wateyemo. Kuriraho nari narize nanihanaguye. Ikintu burya njye ntafitiye igisubizo ndakireka nkagiharira Imana. Rero Imana yaramfashije impana ako kanya gatoya ko guseka. Numva ko nangiye kubyakiramo ariko nta kindi kibiri inyuma. Yego. Babyumve neza n'ukuri babyumve neza kandi ntabwo kwerekana ko babaye cyane ariko ari ukurira. No kubabara ukabishyira mu mutima wawe inama wawe ukakugira inama ubifatanyijemo n'Imana bigira ngo bikaguha umutima ukomeye. Kumva ko kurira ntago ari ngombwa cyane. Ntago ari ngombwa cyane. Yes, ngira ngo birumvikana ko anamugani nyuma ya situation yari yose ubuzima burakomeza kandi koko umuntu ashobora no kuzakarira nawe wundi batekereza ko utari umugore cyangwa se mutari mufitanye isano bwo kuvuga ati kakararizwa n'iki ku mugani nkuko bivuze niko abantu tumeze aburese agira reaction ariko mu by'ukuri iyo situation nk'iyiriho si ngombwa cyane ko twakwita cyane kuri reaction z'umuntu ahubwo twakwita kuri situation. Mu by'ukuri baba baziranye n'inshuti bisanzwe yaba yari mushikiwe yaba yari umugore we yaba yari umuvandimwe we icyo ari cyo cyose kuri we icy'ingenzi suko twagaragaza yuko wenda ari agashinyaguro cyangwa ikihabwa icy'ingenzi nuko twafatana agatoki cyangwa twafatana mu biganza twagumya kwihanganisha umuryango cyane ko natwe ubu turababaye wenda nta sano dufitanye turi abanyamakuru twabiraga mu kazi nawe urababaye ushaka kuri muri Amerika Burayi cyangwa ahandi n'ahantu murahurira nawe uje hano kuri kamera twagukomeza kurusha uko twakwamagana icyo ngicyo wenda kinaveho. Aba bantu b'inyamata rero ngo bakuze inyamata byo urabivuga y'iki Nyamata se niho mu rugo niho ahakoraga imirimo imeze gute yatuma byuza ari abantu baba bakuze ashobora kuza hano muri comments baka muri interview twakoze bwa mbere narabisobanuriye. Nyamata niho mu rugo niho nakuriye niho mu rugo niho mba. Noneho gute abantu barenga 3-4 bashobora kuza ngo umuntu ngo yari indaye Nyamata ngo ari imirimo se mibi wakoze ari donc sigira icyo sobanura aha ngaha n'abantu banashira amatsiko atagira nuza kubisoma muri comments akagira aho uko byari ukuri akagumya kubitwara muri ubwo buryo. Rero rika nkubwiza ukuri kuri icyo kintu ndumva ntago nabone ikintu mvuga
umuntu wese akubonye atakubuza gufata uko ashaka. Ariko ndizera neza ko wenda muri ako kazi kanjye bavuga se navuga gute cyo abantu bisi ntago bajya banezezwa n'umuntu ubaha amahoro. Sinzi ngewe umuntu ngo ndumva nta kintu namusubiza kuko nzi neza ko ako kazi ntago ariko kanjye. Okay, ukuri nguko rero nguri nguko arabambajije ati subundi tubwire Jay Polly mwari mwabanagaho mwabanye iminsi ese mwarabanye iminsi yari ingahe urukundo rwanyu rwari rugeze he ngo rwari rufitiye ntego. Ariko gusa ibushize twakomejeho gatoye n'abantu nibasobanukirwa hewe nzi ne wafata umwanya wenda ukabasobanurira. Ngewe kuri ngewe twarabanye kuko kenshi sinavuga niko twabanye bijuje amategeko ako twari abantu bari closed twarahoranaga kenshi cyane mu mpera z'uriya mwaka twari turi kumwe ni nkaho twabanaga ariko ntago byari byemewe n'amategeko. Yes, nuko ntago byari biro official. Okay. Niyo mpamvu nyine ubwo icyo gisubiza ngiye ku ruhande rwaye niko mbyumva cyahita kijyana nabibajije ati kuki umunsi aje yashyingurwa hagaragajwe abagore be n'abana be wowe niwe wagaragazwa. Ngira ngo byahura nuko wenda utari umugore mu buryo bwo officiel wenda muri mufite imishinga yo kuzabi wenda reka nkureke ubyisobanurire. Hariya rero hariya ntabwo ari ngombwa ko ngewe nari kuba ndimo kuko igihe twabanye n'ubundi nta social media sinigeze nzigaragaramo cyane kuko byari ibanga ryanjye nawe tewe n'impamvu runaka cyangwa gahunda ni twari dufite. Rero impamvu barana baba bashyizemo nuko babyaranye afitiye abana kandi koko nibyo. So ngewe ndumva kuba naragiyemo hariya nta kibazo binteye. Okay, nuko bimeze. Arabavandimwe ba Jay muziranye cyane nka Maurice n'abandi. So nuko bimeze ntago rero umuntu yabyanga bikunze yaba ari mu muryango gutyo yisanga aziranye n'abavandimwe b'umuntu byanga bikunze batamuzi cyangwa narindi sano bafitanye. Simbizi hano sindi bujajinge kuko nyiri ubwitari kubasobanurira uko bimeze kandi n'ubundi nta n'urubanza ruhari no kugira ngo gusa abantu bajye basobanukirwa uko situation iba imeze. So sinzi niba hagataho wenda ari ikindi wabonye utakiriye neza ku byavuzwe kuri comments zitandukanye zagiye zigaragara kuri inkuru twakoranye wenda nawe ukabafata umwanya wawe ukagira uburyo bisobanura ibyo abantu bavuze se. Abantu umuntu ubundi ni umuntu gusa aho ikintu nababwira ni ukwihana. Ni ukwihana bakavuga ibintu babona koko byakubaka umuntu bitamukomeretsa kuko iyo uvuga nk'amagambo nk'ayo ngayo akomeretsa umuntu utamuzi utazi iki utazi uko abaye utazi iki aho ubwawe uburimo ku giti cyawe ugomba kwibreminga. Icyo nababwira abafana be maze bamukunde naho ibindi byo kuvuga nabi umuntu bagira iki ntago binyubaka rwose. Nta nubwo byubaka sosiyete nyarwanda ahubwo twese tubane neza mu mahoro. Okay, kuko bimeze. So reka noneho twigarukire ku ubuzima ubu ngubu bumeze gute nyuma yuko byose birangiye. Ari gahunda se zindi wowe ku giti cyawe uri guteganya mu buryo bwo kwibuka Jay cyangwa se byarangiriye hariya donc nyuma y'ubuzima donc nyuma y'urupfu no gushyingura Jay Polly ubu ngubu navuga ko ubuzima bwa Ariane bumeze gute? Ubwanjye burajegajegamo gake ariko ndabizi soni biragenda neza kumwibuka nta gihe nzamwibagirwa ko muhoza ku mutima kuva yagenda niwe muntu wari undi hafi
umutima nyine ntabwo rero mu aka kanya byanyorohera kuba mukipinze nande mu ndacyamufite nibuka Imana izayigenda inshoboza zajya impa imbaraga kandi inyagurire n'ubundi buzima bwiza. Akandi kantu nanibagiye kugarukaho k'ingenzi aravuga ngo uri gushaka gutwika gushaka ngo kwamamara donc nacyo wagiye icyo bivugaho kuko nako nabonye abantu bakagarutseho cyane ubwo ngo ushaka gutwika ngo kubera ko Jay ngo yitabye Imana imbere y'Imana yo mu ijuru ntabwo ari ubwa mbere mbonye bakameramani iyo aba ari ibyo gutwika bisanzwe mba narahakongoye ahubwo harahiye kuva kera. Impamvu yanteye kubivuga nuko mvuga ukuri nta binyoma birimo kandi ndumva rwose ibyo mvuga nta kibi kirimo kuba namuvuga neza yafite n'ibibi wenda yarakoze nabivuga nuko ntabyo nzi gusa ibyo byo gutwika byo babishyire ku ruhande no mu binyinjiriza ibi ntibirimo ibyo babimenye babishyire no mu mutwe yabo ntibirimo buryo uvugana n'umuntu kumva akuganiriza biruhura mu mutwe no mu mutima. Yes rero indi hano abandi bo gutwika bajya bagenda batwikira iyo hirya njye nta mitwiko ndimo hano. That's right. Ari no wakwita yibaza se byibuze ngubu mu buzima busanzwe Ariane ni umuntu ukora iki asanzwe akora iki nyine akazi ka buri munsi? Ibyo rero ugiye kubimbaza bakuvugira nawe ibindi bashaka ahubwo muri abo ngabo bampa akazi ntafite bandangiye ko ntako mfite umushomeri ko ndi umushomeri mwakabyarame mundangira ako kazi mureke kumbeshyira akazi ntafite rwose ariko nta kibazo mfite meze neza. Okay nuko bimeze hariya wahabonye ishusho nyinshi z'abantu donc kuvuga ngo ishusho nyinshi z'abantu uvuga ngo amarangamutima yabo bitewe n'ibihe bari barimo hari abaje batari n'abanyamuryango bari abafana mu by'ukuri ibintu donc ishusho wabonye mu bantu yagusigaye ku mutima ni iyihe kuri Jay Paul? Ishusho nabonye mu bantu burya abantu rimwe na rimwe baba beza ubundi bakaba babi ikintu cyanangaje ni nko kubona nk'abantu bamaze nk'imyaka nk'ingahe batanamuhamagara ariko bakaza barira. Birashoboka nyine ko umuntu wenda ari bwo yabonye akanya ko kuba yahagera ariko nabyo biri mu bintu byambabaje kubona nk'umuntu yitwaga umuvandimwe yitwaga inshuti yawe magara ukaba utaranamusuye no muri gereza ukaza uje kumushyingura ntibibabaje cyane. Ntabwo ndi kuba blaminga ariko umuntu wese uzi ko kuko yari ahari ibyo bintu byaramubayeho azikosora. Yanabivuze muri ndirimbo imbere yigize kuririmba gisohoka muri gereza avuga ati aho narindi ni mwansuye tabantu narabamenye. Na Gaga ubwo twaganiraga hano kuri Iris ubwo yaje gushyingura Jay Paul yaravuze ati mu by'ukuri dukundane tukiri bazima dufashanye dusurane mugenzi wawe narwara najya muri gereza mugereho kandi umubwire ko umukunda akiri muzima akiriho yego no kumuririra ni ngombwa mu gihe amaze gutaha ariko mu by'ukuri bibe too much mbere yuko umuntu ataha nibo umuntu agukunda rwose nagukunde nakwiteho nagufashe ibishoboka nibwo abaye intwari kurushaho. So urumva ko na Ariane rero akigarutseho icyo nanjye ni quotes cyangwa se ni point nemeranywa nawe ndetse n'abandi bantu babyumva gutyo. Gusa Ariane ari umuntu waba waravuze amagambo hariya yagukoze ku mutima mu gihe barimo bafata ijambo ritandukanye. Bulldog yafashe ijambo, hari Amorike Edouard n'abandi mwagiye mubona batandukanye, hari Maurice mukuru we, hari ijambo wibuka wenda ashobora kuba ryaravuzwe hariya
ukaryakira ukundi kuntu cyangwa se rikagusigara ku mutima? nk'aba bulldog bari inshuti za hafi cyane cyane cyane, kuko na mbere yaho bari bamaze iminsi bakoze ama-interview bari kumwe. Bajya bavuga amagambo menshi kandi koko bababaye, bari bababaye, ariko ibyo abantu bavuze ni byinshi. Nzi ko nta muntu hari wavuga amagambo mabi, ushobora no kuba uyafite ukayivuganira, ariko abavuze amagambo bose bavugaga amagambo meza, vuga neza, yankoze ku mutima ni menshi ntabwo nayavamo. Ubundi mu bahanzi especially bano b'abaraperi bari inshuti ze, arabo musanzwe muziranye apart ya Jay Polly? Kubera Jay Polly nako yego. Nk'abande abatafu bose, ba Green, Papi, ba Bulldog, Fire, ba Diplomate, ni benshi. Okay, bafite uko muraziranye kwa unga aka kanya niba ari buri urebe ino video cyangwa se ino interview, aravuga ati kabisa Ariane ni umuntu wacu turamuzi. Ntabwo ari ngombwa cyane. Impamvu nuko turi kuganira kandi byinshi birambuye, yaba mbere ndetse na nyuma y'urupfu rwa Jay. Hagati aho rero Ariane, mu by'ukuri reka nze ndebe niba nta yindi comments isigaye, ubundi tugaruke twiganirira ibyacu bisanzwe. Ndebe ndakeka zimwe muri comments y'amatsiko n'abantu bibazaga, abantu bagiye bahurira ku bintu bimwe. Ndashabye ndabona twabinyuzemo. Impamvu yasekaga bavuga ko utari umugore we, bavuga ko donc byarangiye katwikomereze. Byarangiye katwikomereze. Bwira abantu ukuntu bimera rimwe na rimwe, burya n'abantu bagiye ibintu nk'ibi nibiba wenda bagiye bagira ukuntu bafata situation, ukuntu bimera gupfusha umuntu wari inshuti, wari umukunzi wawe, wafataga nk'umugabo wawe, mwabanye, mwasangiye, mwaryamye ku buriri bumwe, mwaryanye mu nzu imwe, byinshi mbese uba waranyuranyemo n'umuntu. Bimera bite iyo umuntu mubuze nk'uwo? Birakomeye kubivuga, ni byinshi, ariko nanone ntabwo biba byoroshye. Ntabwo biba byoroshye kuko mba ntekereza nk'imbere ukuntu bimeze ibyanjye, nkahita mbona nta maherezo. Gusa icyo nizera ko nuko uriya Imana iba yatumye biriya bintu biba bifite n'ukundi kuntu kundi izabigenza. Yanjye nk'ubu ngubu rero nta kundi kuntu nakubwira mbitekereza, nyine amalone. Ubu mba numva ndi njyenyine, mba ndi guseka mu mwanya muto nkumva wenda karaje, nkaba ndi njyenyine. Nyine si ibintu mba numva nzapfa kwakira vuba, nyine ngo numve ndabyakire, numve nk'uko naraburaga abandi bashuti banjye, ejo nkagenda nkabashyingura nkagaruka uyu munsi imeze neza. Numva nyine atari ibintu byoroshye, ni ubwa mbere bimbayeho. Imana izambabarire ntibizongere kumbaho. Nzi ko umuntu yapfuye nyine aba apfuye, biba birangiye, umunsi urarangira, ejo ukaba umeze neza utegereje wowe. Ariko namaze gusanga ko burya umuntu wowe ubwawe wiyumvamo uri inshuti yawe bya nyabyo, kumubura ubuhombye ibintu byinshi cyane. Rero ubwo Imana yonyine ijya imfasha, nkomeze tu. Ari ikintu wicuza waba utarakoreye Jay, yasize utarakimukoreye kandi wumvaga cyari ngombwa, cyangwa se icyo mwakabaye mwarakoranye akiri muzima akaba agiye bitabaye kuko he has gone too soon?
ikintu nicuza ni uko yagiye ataratangaza ko ndi umugore we. Yego nicyo kintu cyonyine kimbabaza, ati basi niyaba yaranabivuze byari kujya bintusha ahantu nkumva ko nyine nubwo agiye ariko n'ubundi abantu n'impamvu amagambo yose aba arimo kuvugwa nuko nta kuri yabahaye. Nicyo kintu nicuza, nuko atabishyize hanze. yego. Utekereza ko utekereza ko yaza ko wenda yarabivuze ari cyo byari kugufasha muri no industry cyangwa mu buzima busanzwe bwa buri munsi? Byo mu buzima busanzweho nta muntu nkeneye ubufasha bwe uretse Imana yonyine kuko niyizi ibyanjye. Ariko wenda abantu bavuga amagambo atari meza bari kugabanuka. Niyo mpamvu nyine bavuga amagambo menshi atari meza. Hari icyo byari kugabanya. Bimwe mu bintu rero uzibuka kuri Jay uhora wibuka bikugaruka ku mutima ni biki? Yakundaga imbwa. Yakundaga imbwa cyane. Aho ngo yakundaga no gusetsa, ngo gutera blague. Akunda gutera blague. Sha ni byinshi. Akunda kuba ari kumwe n'abantu. Guteka narabivuze. Akunda kuba ari gusoma Bible rimwe na rimwe. N'igihe twanga twicaye nko muri salo akahita avuga nk'ijambo akahita mbazaniye Bibiliya mbibereke. Ahita agenda akayizana bo tugasanga nibyo. Kandi yari umuntu ukunda Imana. Nuko tuba turi ku isi nyine. Yego nibyo bintu mwibukiraho. Umuntu ukunda gusenga. Byiza cyane. Umunsi ko biraza kubana byinshi uraza kwihangana. Uraza kwihangana niko bimeze. Ino ndirimbo yamuririmbiwe yaririmo ba Pifla, yaririmo ba Khalfan. Wigize uyumva? Yasohotse nta mwanya muri iyi minsi maze iminsi mfite. Maze iminsi naniwe cyane. Mu minsi naruhutse ejo. Ariko narayumvishe nyumva amahushuka ntabwo ndayifatira umwanya ngo nyumve neza. Yego. Ngiye kubaza niba harimo vasi cyangwa se igitero gihuje n'amarangamutima koko cyangwa se gihuje na personality ya Jay Paul. Ushobora kuba warumvisemo ukavuga ati no ndirimbo kuko ifite ahantu inkoze cyangwa se arukuntu abahanzi baririmba. Buriya mpamvu niyo mpamvu mbigarutseho akenshi abahanzi arukuntu baririmba bagatusha imitima y'abantu, bagatusha neza personality z'umuntu, kumva umuntu arakuririmbye neza ku buryo nashaka kumenya niba nzanumva ino ndirimbo igitero numvamo nkumva neza ni Jay Paul ndi kumva personality ye. Gusa nta kibazo utega amatwi uze kuyumva, ubutaha niduhora tuganira ikibazo nshobora kuzakikubaza kuko uri umuntu ufite uko wari umuzi mu buryo bwihariye. So rero urwibutsa gusigiye nuruwe? Urwibutsa nsigiye mu bijyanye n'iki? Yaba n'ubuzima, yaba ubuzima busanzwe, yaba ijambo yakubwiye uzagenderaho, yaba ikintu runaka yagusigiye. Donc urwibutso mu by'ubuzima busanzwe yanyigishije kugira icyizere. Icyizere ku buryo handi uba wumva wihebye ugomba gukomera. Kandi koko no muri ariya mezi ashize ataranagenda nagiye nkigenderaho cyane kikamfasha. Ikindi nsigiye Gashanete nambaye n'abakanguriye. Wow. Iyo Shanete ni nziza cyane, ngira ngo kuri cameraman Emile arayifite muraza kuyibona. Ni Shanete nziza kabisa. Ndatekereza ko wanamugani uko uzajya uyibona uyambaye
uzajya ubyibuka, wibuke umuvandimwe, wibuke umugabo. So biri emotion ukuntu, gusa ndabikunze. Hari zimwe muri blague wibuka yaga gutera, kuko bambwiye ko yajyaga atera blague. Ejo narenze nganira na Kalifana ambwira ati yajyaga nera blague akageraho kumva kunyuza ati sha Kalifani wakibwa wetiye ibintu nk'ibyo n'ubyugero. uko nyine nuko yari ateye, ariko blague zacu nyine ni ibintu bisanzwe. gusa nyajyaga mbwira kandi Ariane wowe nzakugira umugore. Kandi wowe nzakugira umugore. umugore ibyo bintu uba wigira. Ibyo ni byiza ndabikunze. Okay. Turi babiri twenyine. Cyane agakunda umuntu umwumva, kandi koko naramwumvaga. Iyo yabaga afite nk'ijambo agomba kumbwira icanaga nawe nkamwumva. Nakabikunda cyane. Wow. Nubwo ariko utabonye umwanya uhagije wo gufollowinga zino social media, kureba za YouTube uburyo situation yari imeze hariya, ariko byanga bikunze ari amakuru wagiye ubona nawe ubwawe, yaba harakukiriyo, yaba na n'ubu na ejo nabuze mbona abantu bakijya ku kiriyo, yaba gushyingura. Mbese ngewe byanyeretse uburyo ki Jay Polly afite abakunzi benshi, abantu benshi barababaye, abantu bararize. Mbese navuga ko hafi societe nyarwanda yose yabaye tushe. Byakuretse ko Jay Polly yari muntu ki? Biriya kuri njyewe ntabwo ari ibintu byantunguye cyane. Ntabwo byantunguye kuko yabanaga neza pe. Tureke kuvuga ngo umuntu wapfe nta muntu utamuvuga neza. Nge bitewe na gake nari muzi. Yari umuntu ubana no muri quartier, akaba yagenda n'amaguru agasaba ku gipanga akagenda, abantu bose akabasuhuza. Atitaye ngo ni umustar. Nyine ukuntu yari abayeho nicyo cyatumye n'ubundi koko bumva bakagombye kuza bakamuherekeza akagenda neza. Mbese yakundaga abantu. Arafite igikundiro. Yego. Aha. Nguko bimeze rero, biragoye kubaza ibibazo byinshi Ariane, kubera ko na situation abarimo ntabwo iba yoroshye, abari mu bihe bitoroshye. Gusa iki kiganiro cyo cyari ngombwa kugira ngo tukigirane, kugira ngo haveho urujijo, haveho zimwe muri comment ziri negatifu zagaragaye. So reka rero tugende twerekeza ikiganiro cyacu ku musozo, ariko turahakanya Ariane niba wenda ari byo tutagarutse muri kino kiganiro byane by'ingenzi ko wenda abantu bamenya, abifatira umwanya wenda abivugeho, niba kandi ari message cyangwa se ubutumwa yahereza abantu muri kano kanya bitewe n'ibyamubayeho, n'ibyo yabonye, n'ibyamwanditsweho, cyangwa se no kuri Jay Polly. Ariya mwanya n'uwawe, egera mikoro usiga ugira icyo uvuze dusoza. Icyo nababwira, nubwo twabuze umusaza ntabwo yazimye. Ariho, afite umuryango, afite abana asize, afite ibihangano byinshi, afite n'uburyo yarabanyeho n'abantu. Umuntu wese wamubaniye neza babanye ajya ahora amwibuka. Kandi ikindi, iyo umuntu ari kuvuga ntabwo aba ari gushinyagura, kuko wenda turetse n'ibyo byo kuvuga ngo ntabwo yigeze anyerekana ndi umugore we cyangwa iki. Abantu umuntu babonera umwanya n'imbaraga zo kugira ngo abivuge aba ari intwari. Kuri njyewe rero numva abantu bareka kuvuga nabi, biteranyiriza ubusa n'Imana, ahubwo bakareba koko uriya muryango asize uzabaho gute, usubayeho gute, yaba agakora bakavuga ibintu bifatika baretse kujaringa umuntu cyangwa bamuvuga uko atari. Yes. Ikindi nabasaba ni ugukomera, kandi banirinda. Kwirinda ibintu by'amashyari bakabireka.
nyine ikintu ubundi kitagufitiye inyungu ukagishyira ku ruhande ahubwo ugakora ikintu kigufitiye akamaro n'igihugu cyawe. Yakuba mubuze njye narahombye cyane sinabona n'uburyo mbivugamo, gusa nta muntu n'umwe wamenya agahinda k'umuntu aba afite. Umuntu niyo mpamvu aho ugomba kuvuga makeya ibindi bikamenywa n'Imana n'umutima we. Kandi ndabakomeje cyane kandi Imana ikomeze ibahe umugisha nabarinde muri ibi bihe bibi turimo. Murakoze. Okay. Turagushimiye cyane Ariane ku kiganiro cyiza waduhaye, turagushimiye wowe wadukurikiye ndetse wanashize amatsiko. Nyamuneka twirinde negative comments kuko nago ibintu bitubaka kenshi jewe njya mbiha umwanya nta nubwo mbishyigikira, kabone nubwo wabona hari aho yataniye twese turatana, kabone nubwo wabona ari aho bitameze neza, muhe message mwubaka. Irinde gutukana, irinde kuvuga ibintu bicine by'umuntu mu buryo bwo bwose kuko mu by'ukuri bambise nakurura ndiko bajya bavuga umugano urahuze. So tubane neza, dukundane, dusige ibyo twasiga, dugira ibyo dusiga ku isi nkuko Jay Polly hari ibyo yasize ku isi n'ubungubu bizajya bifasha benshi, tumwigiraho byinshi. Ariya ndagushimiye, nshimiye kandi na cameraman wadufashije bamwita Emilie ku mashusho meza n'amajwi mwumvise byose ni Emilie, turamushimiye. Ariya nitwa dukenerana tujye tufashanya, tugukenera kuganira tuganire, donc ujye duha umwanya kuko impamvu yabyo uri hano nuko Jay ari umuntu uri muri societe, naga ari umuntu w'umuryango we, n'umuntu w'igihugu, ndetse no mpamvu ibyo bijyanye nawe tugomba kubibwira abanyagihugu, abanyarwanda bumva ikinyarwanda n'abafana be bose ari no hino ku isi. Imana igumugisha cyane. Naam. Asante sana.